ni umwe mu minsi mikuru ya gikristo ihindura isura y'isi n'abayituye. Ariko ni bangahe bakora ibirori mu izina rya Kristo? Kristo umwana w'Imana wavutse, agakura, akicwa, agahambwa, akazuka, akajyanwa mu ijuru. Ibyinshi tuzi kuri Kristo twarabyigishijwe mu madini, turanabisoma cyangwa se tubisomerwa mu bitabo by'iyobokamana. Uyu munsi niwe shingiro ry'imyemerere ya gikristo. Gusa isi yabayeho indi myaka ibihumbi mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, abantu bakamumenya, bikazarangira hanavutse imyemerere imwubakiyeho ariyo ya gikristo. Dukuyemo ibyo ku rusengero batwibutsa ivuka ry'umwana w'Imana, ni bangahe bandi bibuka ko Yezu yavutse iyo barimo kwizihiza Noheli? Wumvise radio cyangwa warebye televiziyo muri iyi minsi? Abacuruzi barimo kuvuga ko ibiciro babikubise hasi muri iyi minsi ya Noheli n'ubunani. Ibigo bya leta n'iby'abikorera birifuriza abantu ibiruhuko byiza. Ku mihanda mu migi hari imitako n'ibirango bigaragaza ko ari iminsi mikuru isoza umwaka. Kwanza nta n'ikimenyetso cyangwa se ikirango tuzi kiranga gusoza umwaka. Ibigaragara ni ibiranga umunsi mukuru wa Noheli. Ikirango cy'uyu munsi cyahoze ari ikirugu, none uyu munsi ni igiti n'ingofero y'umutuku n'umweru n'inyenyeri n'inkoni. Ibi byose iyo ubibonye ugitekereza ivuka rya Yezu. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko Noheli isigaye yarabaye umunsi wahariwe ubucuruzi kurusha kuba umunsi wa gikristo. Imyinshi mu mihango n'imigenzo dukora ku munsi wa Noheli yatangiye mu mwaka w'1800. Ni mu myaka irenga 200 ishize, nyamara ivuka rya Yezu Kristo twizihiza kuri uwo munsi rimaze imyaka irenga 2000 ribayeho. Ibikorwa byinshi dukora kuri Noheli ni ibigamije ubucuruzi. Umunsi mukuru wa Noheli ujya guhinduka ubucuruzi, ukagenda ugabanuka kubo kuzirikana ivuka rya Yezu Kristo byahereye ku kinyobwa kidasembuye, Coca-Cola. Rimwe mu mazina y'ibicuruzwa byamamaye hose ku isi kugera no mu bice bya kure bitarageramo iterambere. Uru rwengero mpuzamahanga ni kimwe mu bigo by'ubucuruzi bizi cyane kwamamaza. Byatangiye mu 1920, imyaka irenga 120. Bitewe nuko Noheli hari umunsi uzirikanwaho ivuka rya Yezu Kristo, uhuzwa cyane n'uwiswe Père Noël. Mu mwaka wa 280 mu bwami bw'abami bw'abaromani havutse umwe mu bakristo beza b'icyo gihe witwaga Nicolas, waje kwitwa mutagatifu Nicolas. Azwiho kuba yarafashe ubutunzi bwe bwose akabuha abakene. Yamenyekanye cyane nk'inshuti cyangwa se umurinzi w'abana. Itariki mutagatifu Nicolas yapfiriyeho ariyo ya 6 y'ukwa 12 yaje kuba umunsi w'amahirwe kubifuza gushyingiranwa, cyangwa se umunsi w'amahirwe kubirebana no guhaha cyangwa se kugura ibintu byiza kandi byinshi. Nicolas yamenyekanye cyane mu bihugu by'Uburayi, by'umwihariko mu Buholandi. Mu Buholandi niho baje guhindura izina rye rya Saint Nicolas barigira Santa Claus, ni mu Giholandi. Iyi nkuru igeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwengero rwa Coca-Cola rwahisemo kuyikoresha mu bucuruzi. Coca yari ikinyobwa cyavuye kure mu ivuka ryacyo, cyavumbuwe na John Pemberton. Yakivumbuye ari divayi ikozwe mu mababi y'ikimera cyitwa Coca. Mu 1888 nibwo ya divayi yayihinduye ikinyobwa kidasembuye yise Coca-Cola. Cyatangiye ari umuti uvura indwara zitandukanye zirimo no kubatwa na morphine, kubabara umutwe n'izindi. Mu 1888 uru rwengero rwagerageje uburyo bwinshi bwo kwamamaza, nko gukoresha abakobwa beza mu mabara y'iki kinyobwa y'umutuku n'umweru, ariko ntibyatanga umusaruro ukwiye. Mu 1920 televiziyo yari irimo kwamamara. Abayobozi b'uru rwengero batekereje gukoresha inkuru ya mutagatifu Nicolas cyangwa se Santa Claus waje kuba Père Noël nk'uburyo bwiza bwo kwamamaza. Kwambika umuntu imyambaro y'umusaza y'umutuku n'umweru n'ubwanwa bwera, bakamushyira ku byapa ndetse no kuri televiziyo yamamaza Coca-Cola. Uku gusanisha Père Noël na Coca-Cola byatanze umusaruro kubera ko benshi barayikunze.
kuva icyo gihe uyu munsi mukuru wa Noheli usanishwa n'amabara y'umutuku n'umweru. Hari abantu benshi bakunze Coca-Cola muri iyo myaka kubera uburyo bakundaga Noheli banayisanisha n'umuryango n'umunezero, ari nabyo Coca-Cola yakoresheje mu kwisanisha na Noheli. Uyu munsi mukuru wa Noheli ku bantu batari bake usobanuye ubucuruzi kurusha uko ari uwa gikristo. Nibyo benshi bajya gusenga, ariko mbere gato ya Noheli ku munwa wa buri wese haba hariho ikintu kimwe: kugura. Ntabwo ushobora kubara umubare w'abacuruzi badukundisha Noheli bagamije gucuruza. Ni umunsi w'ibyishimo kurusha indi yose ku bakristo, ariko ni umunsi uhenze. Mu bihugu nka Canada, buri rugo rukoresha nibura amadolari 2,100 ku munsi wa Noheli bagura impano, ibyo kurya, gutembera. Nyamara buri rugo muri Canada rwinjiza nibura 4,800. Hafi 1/2 cy'amafaranga binjije mu kwezi bayarya kuri Noheli. Buri rugo rw'Abanyamerika rutanga nibura amadolari 1,200 kuri Noheli. Mu Bwongereza ni 1,000. Niyo mpamvu bavuga ko ukwezi kwa mbere kuba kubi kuri benshi kubera ko baba barashiriwe. Ni ngombwa gutanga amafaranga menshi mu kwizihiza uyu munsi ukirengagiza indi isigaye. Mu minsi yashize hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hadutse imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu, by'umwihariko ihohoterwa rikorerwa abirabura, cyane cyane rikozwe n'abakora mu nzego z'umutekano nk'abapolisi. Mu bihugu bimwe by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyakurikiyeho ni urukurikirane rw'ibikorwa byo gusenya no kurimbura ibibumbano by'abantu bagize uruhare mu bucakara no gukandamiza abirabura mu kinyejana cya 19 na mbere yaho. Mu kurimbura ibyo bibumbano, hari abageze naho batekereza ko igihe kigeze ngo harimburwe imwe mu masura ahagarariye iyobokamana rya gikristo ku isi: Yezu Kristo w'umuzungu. Uyu munsi hafi buri mukristo wese wo mu isi utekereza kuri Yezu Kristo amutekereza nk'umugabo w'umuzungu muremure, unanutse, ufite imisaya irambuye, ufite imisatsi miremire igwa ku bitugu n'amaso y'ubururu. Hari abantu batari bake batekereza ko umuntu uko nguko mbivuze ari we mwiza ubaho. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wigeze abona Yezu Kristo, ariko benshi bazi uko asa. Ishusho ya Yezu Kristo niyo shusho yashushanyijwe inshuro nyinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Uyu munsi imwe mu mashusho ya Yezu Kristo abantu benshi bashobora kuba bazi banatekereza ko ari we Yezu, imanitswe mu nzu nyinshi zamamaza ubukristo, ni ishusho yiswe Head of Christ. Yashushanyijwe n'umuhanzi w'umunyabugeni w'umunyamerika witwa Waruziko mu 1924. Uyavuga ko yaryamye agasinzira, maze mu bitotsi bye hakaza ishusho y'umugabo we yavuze ko ari Yezu Kristo. Arabyuka arashushanya. Iyi shusho yashushanyije yasubiwemo byo kuyifotora no kuyishushanya inshuro 500,000 kuva mu 1924 kugeza uyu munsi. Abantu bayikoresheje mu bitabo by'iyobokamana, muri za Bibiliya, bayimanika ku bikuta bya za kiliziya, mu mazu y'abantu n'amazu y'amasengero. Iyi shusho bayise Yezu w'Abanyamerika kubera ko abakristo benshi b'Abanyamerika bazi ko icyo gishushanyo cya Solomon ari we Yezu Kristo bizera kandi baramya. Uyu munsi kuba Yezu Kristo agaragazwa nk'umuzungu byaba bigira uruhare mu ivangura rishingiye ku ruhu, ku buryo hari abiyumva nk'abatoni ku Mana babwiwe ko isa nabo kurusha abandi. Yego, nicyo gisubizo gitangwa na Justin Welby, Archbishop wa Canterbury, niwe muyobozi w'idini y'Abangilikani mu isi. We atekereza ko uramutse winjiye mu rusengero ugasanga hamanitsemo ishusho ya Yezu Kristo w'umwirabura, uw'umushinwa cyangwa se w'umwarabu, cyangwa se akaba ukundi guhuye n'umuco wawe, bishobora kugabanya ubwumvikane buke mu madini n'imyemerere. Uyu munsi abantu benshi barwanya ukwiyumva kwa bamwe mu bazungu nk'abari hejuru y'abatuye isi bose. Barwanya mbere na mbere kuba ahantu henshi ku isi ishusho ya Yezu Kristo imugaragaza nk'umunyaburayi. Nyamara nta nubwo yari umunyaburayi. Ishusho igaragaza Sekibi imugaragaza nk'umwirabura. Uyu munsi abigaragambiriza inyuma y'igitekerezo bise Black Lives Matter
ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Hari bamwe muri bo bajya kure bakavuga ko ubwo bamanura ibibumbano by'abazungu bagize uruhare mu bucakara n'ubukoroni, byaba byiza cyane banamanuye amashusho yose ya Yezu Kristo w'umuzungu. Batekereza ko abagennye ko Yezu ari umuzungu bashakaga kugaragaza ko abazungu bakwiye kuyobora byose ku isi kandi buri wese akayoboka. Ubundi Yezu w'i Nazareti yasaga ati? Yezu w'i Nazareti yakomokaga ahantu hitwa Yudeya. Uyu munsi ni mu misozi iri muri Palestine. Uyu munsi abantu bahatuye ntabwo basa nk'uko ishusho ya Yezu igaragazwa. Muri Bibiliya nta hantu henshi hagaragaza uko Yezu ashobora kuba yarasaga. Mu isezerano rya kera abahanuzi bahanuye Yezu Kristo bavuga ko azaza, bavugaga uko azaza asa. Muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 2 ho banamugaragaza nk'umuntu uzaba ari mubi ku isura, utandukanye cyane nuko baje kumutwereka, kubera ko yakuriye imbere ye nk'ikigeji nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntabwo yari afite ishusho nziza cyangwa se igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntabwo yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Niko handitse. Kuba mu by'ukuri Bibiliya idatanga ibimenyetso byinshi by'ukuntu Yezu w'i Nazareti ashobora kuba yarasaga, hari abashakashatsi bemeza ko banditse Bibiliya babikoze babishaka, kubera ko niba baramwitaga Imana bangaga ko bagaragaza uko ashobora kuba yarasaga, hakazagira ubyuriraho akagira icyo anenga ku isura ye. Gusa bitewe n'uko inkuru zimuvugaho zigaragaza aho yavukiye n'aho yakuriye, twese ubu ngubu turabizi ko yari Umuyahudi. Guhabwa isura nk'iy'Abanyaburayi bishingiye ku mvugo y'uko buri gihe uwatsinze urugamba ari we wandika amateka. Ibi ni ibyanditswe n'ikinyamakuru cyitwa The Root. Yezu Kristo akimara gupfa, abahoze bamukurikira ntabwo borohewe n'ubuzima, kubera ko ibyo bemeraga ntabwo byari bijyanye na politiki yari icyo gihe. N'uwabizanye ubwe ari we Yezu Kristo yari yarabizize. Mu mwaka wa 312 umwami w'abami w'Abaromani witwaga Constantin yemeye kuba umukristo, bituma ubukristo bwemerwa n'amategeko. Abahigwaga bazira kuba abakristo noneho baratuza, ndetse ubukristo bwahise buhinduka imyemerere y'igihugu cyose cya Roma. Ibi nibyo byahinduye inkuru yose y'ubukristo, guhera kuri Kristo ubwe, guhera ku isura ye kugera ku izina rye, bihinduka uko tubizi uyu munsi. Uko ubwami bw'abami bw'Abaromani bwagiye bwaguka bugakwira mu Burayi hose, niko n'imico y'Abaromani yagiye yaguka igakwira hose mu Burayi. Ari nabyo bisobanura uburyo abakwirakwije ubukristo aribo Abanyaburayi bisanishije na Kristo ubwe. Uyu munsi hari izindi ntumwa zabaye isoko y'imisingi yabyaye andi madini, ariko amasura y'izo ntumwa ntabwo yashushanyijwe. Mu bwami bwinshi bwo mu Burayi, abami babaga ari abagabo b'ibigango bafite imisatsi miremire n'ubwanwa bwinshi. Hari abanyamateka bemeza ko kuba Yezu Kristo yarahawe buriya bwanwa burebure n'imisaya miremire n'imisatsi miremire byatewe n'uko mu binyejana byakurikiye icya 4 ubwo ubukristo bwari bwemewe mu bwami bw'Abaromani, abahanzi n'abanyabugeni bashushanyije bwa mbere isura ya Yezu Kristo bamushushanyije nk'umwami n'umucunguzi, bityo bakamuha isura y'uko umwami agomba kuba ameze nyine. Gusa uyu munsi mu bihugu bimwe na bimwe nka Ethiopia n'Uburusiya bafite ibishushanyo byabo bihagarariye Yezu Kristo bitandukanye n'ibyamamaye cyane by'Abanyaburayi. Iyi shusho ya Yezu w'umuzungu mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi habaye ubucakara bukomeye yafashije cyane abakoreshaga abirabura ubwo bucakara, kubigisha ubukristo babereka ko umucunguzi ari umuzungu. Byabashyize mu mitwe ko buri gihe umuzungu ari we mucunguzi n'umukiza, bityo ko ibyo bakorerwaga bikwiye, n'Imana irabyemera. Ntabwo ubucakara n'ubukoroni bwari kugenda uko bwagenze iyo Abanyaburayi baza bigisha ubukristo bakoresha ishusho ya Yezu Kristo w'umwirabura. Byari kugaragara ko nibura hari umwirabura umwe bubaha,
kandi kubaha umwirabura icyo gihe ntabwo cyari igitekerezo cyiza na gato. Uyu munsi 1/3 cy'abatuye isi ni abakristo. Ni bangahe muri bo batekereza ku isura nyakuri ya Yezu Kristo? Ni bangahe batekereza uko yasaga bikuye mu mutwe igishushanyo beretswe kuva Kristo bwatangira? Ubundi izina Yezu ryo ryavuye. Bibiliya za mbere zanditswe mu Giheburayo, Yezu zamwitaga Yeshua. Yeshua ni izina rihinduka Joshua mu Cyongereza. Yezu ryo ryavuye he? Jesus. Bitekerezwa ko izina Yezu ryaturutse mu busemuzi butagenze neza. Ubundi isezerano rishya muri Bibiliya ari naryo rivuga kuri Yezu Kristo ryandikwa bwa mbere ntabwo ryari mu Giheburayo cyangwa se mu Cyongereza. Ryanditswe mu Kigereki. Isezerano rya kera ryo ryandikwa bwa mbere ryanditswe mu rurimi rwitwaga Arameya. Uru ni narwo rurimi Yezu yavugaga. Bibiliya ya mbere yanditswe muri uru rurimi yamwitaga Yeshua. Ni gute yaje guhinduka Yezu cyangwa Jesus? Mu bitabo bya kera bisemura Ikigereki mu Cyongereza bivuga ko bwa mbere bakura iki Arameye mu Kigereki izina Yeshua barisemuye nka Yesus. Ibi byatewe nuko abakuye Bibiliya mu Kiarameye bayihindura mu Kigereki bashakaga ko amwe mu magambo ava mu Kiarameye akajya mu Kigereki ariko agakomeza kugira injyana y'umwimerere y'Ikiarameye. Yeshua wo mu Kiarameye no mu Giheburayo yahindutse Yesus mu Kigereki kubera ko mu Kigereki iyisha yo muri Yeshua ntabwo yabaga mu rurimi rwabo. Bayisimbuje sa yumvikana muri Yesus. Abandi bantu bitwaga Yeshua mu isezerano rya kera bo amazina yabo barayasemuye ahinduka Joshua. Mu gusemura Bibiliya mu kinyejana cya 16 nabwo izina rya Yezu ryongeye guhindurwa. Ya cyangwa se Y ibanza yo muri Yesus ihinduka J cyangwa Ja aba Jesus cyangwa se Jésus mu Gifaransa. Muri make ba Yeshua bose bo mu isezerano rya kera bahindutse Joshua ubwo amazina yabo yasemurwaga mu Kigereki, ariko Yeshua wo mu isezerano rishya izina rye ryahindutse Jesus ari we Yezu nyine. Usibye ihindurwa ry'izina rye, uyu munsi abashakashatsi bashobora no gukoresha ikoranabuhanga bakamenya isura yari afite. Abantu babaye mu gace ka Yudeya aho Yezu yabaye mu gihe cyabo ntabwo bagiraga imisatsi miremire igwa ku bitugu nk'ibishushanyo bigaragaza Yezu byamuhaye. Bagiraga imisatsi migufi kubera ko bashakaga kwitandukanya n'Abaromani. Hari umushakashatsi mu by'imibereho y'abantu wahoze akorera kaminuza ya Manchester mu Bwongereza yitwa Richard Neve. Yamaze imyaka ye yose y'akazi arema amasura y'abantu atigeze abona, ariko agahera ku bisigazwa by'imibiri y'abantu bo muri ibyo bihe, agashingira no ku makuru y'ubuzima abo bantu babagamo, kubera ko ubuzima umuntu abamo ni nabwo bumugenera isura, ubundi agakoresha mudasobwa agashushanya amasura yabo. Yafashe uduhanga dutatu twasanzwe aho Yezu yavukiye n'aho yakuriye, tugomba kuba ari utw'abantu babayeho muri icyo gihe, maze akoresheje ikoranabuhanga abasha gushushanya uko abo bantu bashobora kuba barasaga. Buri wese muri twe agahanga ke baramutse bagakuyeho umubiri wabona uduhanga twose dusa, ariko uburyo umubiri uba ugiye wometse ku gahanga cyangwa se ku magufa y'agahanga ka buri umwe buratandukanye. Abashakashatsi rero bashobora gupima agahanga bakareba uko umubiri wari ugiye wometse kuri ako gahanga, bigatuma bamenya isura y'umuntu wari ufite ako gahanga. Isura aba bashakashatsi babonye Yezu yari afite itandukanye cyane n'ishobora kuba umukekeraho bitewe n'ibyo wamenye kugeza ubu. Basanze yari umugabo utari umuzungu, ahubwo yari afite uruhu rusa n'umuzungu uvanze n'umwirabura, afite imisatsi yirabura migufi, afite ubwanwa bwuzuye ku matama, amaso y'umweru n'isura ifite imisaya itarambuye nk'iy'Abanyaburayi bamuhaye. Uko byumvikana nta muntu n'umwe ku isi ushobora kuvuga ko azi neza uko Yezu yasaga, niba yari umuzungu cyangwa se niba yari umwirabura. Gusa igitekerezo gihuriweho na benshi ni icyo gufungura ibiganiro byaguye
hagati y'abemera bagahuriza ku isura imwe bamuha, kandi benshi bakayibonamo ku buryo ntawe uzongera kuyubakiraho ngo avuge ko ari ufite ububasha kurusha abandi ashingiye ku isura bageneye Imana yabo.